bamera nk'abantu bagiye mu kintu cy'ikirahure, noneho umuriro aho binjiye umuriro uba mwinshi, noneho ntubone babandi bashya n'imiswa n'ibiki ntubibone, ukabona n'ivu riri kwikaraga mu muriro. Tabara abantu bawe Mana. Ukumva amajwi ataka cyane, barataka cyane, baravuga ngo turahiye turakongotse, ariko iyo tubimenya tugakorera Imana by'ukuri. Yesu arambwira ngo genda ubwire abantu banjye babe maso, kuko binjiye mu minsi y'imbeho. Umuntu wese utifubitse imbeho iramuhitana. Icyo nakibonye. Icya kabiri nabonye ibisiga. Ibisiga byagurutse biva mu misozi. Ibisiga byari bifite inkota mu ntoki. Ibisiga byagendaga bigahagarara ku muntu, kikamwogosha umusatsi, cyarangiza kikamukuramo amaso. Noneho uko abantu babaye benshi mu nzira, abantu barayoba kubera ntibabona. Hari abo nabonye baguye mu myobo, hari abaguye mu matuwarete. Ariko ikintu cyantangaje ni uko ababyeyi bari bahetse impinja, bari bahetse abana. Icyo gisiga ntabwo cyabakozeho. Ababyeyi bari bahetse abana. Nabonye ababyeyi cyangwa se ubita abantu bari bahetse abana, bajishe, bafite imitaka, bambaye bikwije. Ntabwo ibyo bisiga byabagezeho. Saka, wabwira abadukurikiye, umuntu ashobora kubyumva akavuga ati guhera ubu ngubu umwana wanjye sindaza kujya musiga, ndumva ibintu bikaze. Kunda kuvugira mu migani, ariko ndumva aho ngaho rwose wasobanurira abantu badukurikiye. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abarungurukiraga mu madirishya bahawe guhuma. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abarinzi b'inzu bahinda umushyitsi kandi intwari zikunama. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo ikibindi kimenekeye ku isoko. Mana we. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo inzira enye zigana ku marembo zose zifunga. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abahetse abana bagiye gukomerezwa amaboko. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasiganwa bagiye gusiganwa by'ukuri. Abazaba bambaye bodaboda nizo bazajyana, n'uzaba yaraye ari ibirayi nibyo azajyana. Urukungu rurumye ruraranduwe, rugiye gutwikwa, kandi ruzatwikirwa hagati mu isoko, hagati mu midugararo myinshi. Nta kindi Imana izaba ihoye abantu, ni ibyaha byakozwe n'umuryango wa Isiraheli. Ikirere kigiye gusakuza ikindi kirere kikibaza amazina yacyo, n'ubutaka bugiye kubaza amazina ubundi butaka bugenzi bwabwo. Amabuye agiye kwihakana ayandi mabuye, n'ibiti bigiye kwihakana ibiti bigenzi byabyo. Kandi imfatiro abantu bari bishingikirije inyinshi ziriwe n'umuswa. Abantu bagiye kuririmbishwa indirimbo z'agahinda batigeze batekereza mu buzima. Abazarokoka
bazabwira abandi ko hari Imana igira neza, ko kandi hari Imana igira neza. Yesu arakomeza arandika. Yesu aravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete, abo nibo bazambona. Yohana aravuga ngo uwo twumvise uhereye mbere na mbere, uwo twitegereje n'amaso yacu kandi intoki zacu zikamukoraho, uwo niwe jambo ry'ubugingo. Petero nawe aravuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe riruta gukomera, ngo muzaba mugize neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima. Amen. Mbere na mbere uyu Kristo yari ariho, yabanye n'Imana, ahorana n'Imana. Ibyo turebesha amaso byose niwe wabiremye. Yaje mu isi, ab'isi ntibabimenya, aza mu bye, abe ntibamwemera, ngo cyakora bamwemeye bakizera izina rye, abo yabahaye ubutware, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyi ndi message nabonye ni abantu bari mu mirima bari gusarura, ariko ukabona umuntu ari gusarura soya, agasaru ukabona ni soya, ariko soya yigeza mu mufuka igahinduka amahurunguru, amahurunguru y'ihene. Hano mwari mukunze gukurikiranaho ibintu by'umwuka bigiye bitandukanye. Uyu munsi nanejejwe no kubatumira umutumirwa, umuhanuzi w'Imana, nagira ngo abasuhuze kandi abifuze. Yesu ashimwe. Nitwa Zakayo. Imana ihanisha kuba yuzuye kuri uyu murongo wayo. Imana ihanisha. Murakoze cyane. Nanjye umwakira nitwa Mukamuraza Jeannette. Hanyuma uko Imana ikuyoboye, umwuka kuyoboye, urahanura uko utegetse. Hanyuma mbere ya byose reka tubanze twiragize Imana. Uri Imana Data wa twese mwiza, turagushimye, turakubashye imbere y'ubwoko bwawe, imbere y'abadukurikiye bose, baba bari hanze y'u Rwanda, baba bari hano mu gihugu n'imbere. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'uburinzi bwawe bukomeye, turagushimye aho tugejeje, turagushimye naho uzatugeza. Izina ryawe nirishimwe. Hanyuma ijambo ry'Imana rigiye kuvugirwa aha ngaha, reka rizabe impamba n'urwego abera bawe bazazamukaho bakagera mu bwami bwawe. Abatarakizwa ubahe gukizwa, abakijijwe ubahe gukomera. Kandi Data, mu izina rya Yesu, ye kugira ijambo na rimwe ry'imfabusa rivugirwa aha ngaha. Ngwino tuyobore, ngwino dutegeke, tuvuge tubwirijwe nawe, kandi abadukurikiranye bose Data mwiza bagirirwe ubuntu bwo kumva Imana ivugira muri twebwe. N'izina rya Yesu dusabira Imana. Amen. Imana iduhane umugisha ko mumpaye umwanya. Imana tugiriye ubuntu muri iki gihe gikomeye, muri iki gihe kigoye, muri iki gihe cy'urugamba. Urugamba ku banyamasengesho, urugamba ku bahanuzi, urugamba mu itorero ry'Imana. Hari ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura. Ariko turashima Imana ko hari igitambo yaduhaye cy'amaraso ya Kristo. Mfite message rero ivuga ngo hari ibintu Imana yatwandikiye, kandi ibyo bintu Imana yatwandikiye byose ndabivuga nta na kimwe kiri buze kuvuma.
kandi naje nasenze nasabye Imana ko igihe ubwenge bwo kumenya ibirere turwana nabyo ibyo ari byo. Hari mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 11 haravuga ngo ajya ku musozi wa Elayono azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza aho ari aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati baramubwira bati uyu mugore bamufashe asambana, kandi mu mategeko Mose yadutegetse kwicisha amabuye abakozi basyo, wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Wowe udukurikiranye aha, bariza umuntu ukwegereye cyangwa ubaze umutima wawe, Yesu yanditse iki hasi? Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza uheruka, hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu aramubaza ati wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari hehe? Ntawe uguciriyeho iteka? Ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ngo nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Amen. Yesu akomeza kwandika hasi, kandi n'ubu Yesu aracyandika. Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, ujye ukomerera mu buntu bubonerwa muri Yesu Kristo, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabyigisha abandi bantu bo kwizerwa, kugira ngo nabo bazabibwira abandi. Aramubwira ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo, ngo bakinejeje wamwandikiye igisirikare, ngo umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Aramubwira ngo ujye usaba Imana ubwenge, izajya iguhishurira ibyo mvuze. Aramubwira ngo ikindi, ujye uzirikana Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, agapfa akazuka nk'uko ubutumwa nahawe bubivuga, ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, ngo ariko nubwo bamboha ntabwo ijambo ry'Imana ryo ribohwa n'iminyururu. Aravuga ngo nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza buhora. Ngo kandi iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo riba twarapfanye nawe tuzazukana nawe. Ngo kandi niyo twe tutamwizera wahora ari uwo kwizerwa. Haleluya! Amen. Niyo twe tutamwizera wahora ari uwo kwizera. Arangije ageze hasi amubwira ijambo, aramubwira ngo umva kandi amagambo y'amanjwe. Ntabwo urahura n'abahanuzi amagambo y'amanjwe nibo gusa atari Imana, ayo ntakagaragare mu kanwa kawe, ngo kuko abayavuga bazarushaho gushahisha, ngo kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Ngo muri bene abo harimo ba Humeniyo, harimo ba apostol runaka, harimo ba pastor, harimo ba bahanuzi, harimo ba baririmbyi. Ngo ariko nubwo bimeze bityo, urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe. Uwiteka azabe bariye batariye, Uwiteka azabe barwaye barwaje, babyaye batabyaye, Uwiteka azabe abantu ari bazima banapfushije, Uwiteka azabe. Yesu rero akomeza kwiyandikira hasi. Abaroma 8:14 Pawulo yaravuze ngo rega abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka w'imbaraga ubahindura kuba abana b'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Arandika ageze hirya mu Bakorino aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje byose Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Ngo nicyo gituma bisi batatuzi kuko batayimenye. Aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, icyakora uko tuzasa ntabwo kurerekana. Mu rwa mbere rwa Yohana mu bice 3 ku murongo wa mbere. Ngo ariko icyo tuzi neza tudashidikanya ni uko uyu mugabo witwa Yesu Kristo uko namanuka ku bicu hariya uko azabasa natwe naza ari umwirabura ubwo tuzasa n'abirabura.
naza kandi ari umucyo tuzaba Yesu. Haleluya. Mfite amatsiko menshi yo kuzabona Yesu we. Imana ishimwe. Mfite amatsiko menshi yo kuzabona Yesu we. Mfite amatsiko menshi mu mutima wanjye. Abantu bafite amatsiko batere haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu Yesu niwe waje ahagararana natwe cyagiye mu giterane mu gihe abantu batugose. Mu busabusa. Twarabo gupfa, twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi duhindurana nyabazi, iradufata itugira umwe na Kristo. Yesu irarandika mu bintu Yesu yanyandikiye nijoro natunguwe. Arandika. Yanditse arandika. Arandika cyane. Icyama umutwe wanjye ukabiriba ry'amazi n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira ngo ndirire abantu banjye bishwe n'iki k'ingaruka y'icyaha ari urupfu. Nta kindi kibishe umuntu wese hagati muri we ari kubwira mugenzi we, ni amahoro mwene data, ni amahoro mwene data, ni amahoro, ni amahoro, nyamara mu mutima wamuciriye igicu ngo mbese ibyo sinzabibahanira. Umunyabwenge ye kwiratana ubwenge bwe, n'intwari ye kwiratana ubutwari bwayo, n'umutunzi ye kwiratana ubutunzi bwe. Ahubwo uwirata yirata ibi, amenye neza kandi asobanukirwe ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Tuyihaye icyubahiro, ni umutunzi w'imbabazi. Ngo dore igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo ngiye guhana abakebwe ariko bafite imitima itarakebwe, biyogoshesheje ingohe kandi batuye mu butayu. Nako kantu tukumvise. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo ngiye guhana abakebwe bafite imitima itarakebwe n'abiyogoshesheje ingohe kandi batuye mu butayu. Ibintu birakaze. Yesu arandika mbona urusengero runze imbere, rwari urusengero runini. Igice cyo hakurya mu muhanda twari turimo nabonaga twese dufite imitaka. Umusozi twari turiho, Yesu arambwira ngo itegereze bari abantu. Urabona bafite iki? Nkabona bafite imitaka, ariko ya mitaka yabaga iriho amabara y'umuhondo, umutuku izengurutse. Yesu arambwira ngo egera, ndegera, ntera intambwe ndegera. Mbona abantu imitaka bafite na akayungiro ka supaneti. Yesu arambwira ngo do bari kugenda. Imvura iraguye kandi ni nyinshi. Kandi umutaka ari akayungiro. Kandi umutaka uratobaguye. Iyo urebeye kure uba ubona umutaka koko umuntu yitwikiriye izuba n'imvura. Yesu arangije arambwira ngo do reba bari kugenda. Gukomeza witegereza aho bagiye kwinjira. Mbona binjiye mu rusengero. Urwo rusengero rwari rwubatse umuzenguruko ariko rudafite igisenge. Hejuru harangaye hateganye n'ikirere. Bagiye bitwikiriye imitaka itobaguritse, binjiye no mu rusengero rudafite igisenge. Urusengero nta gisenge rwari rufite. Mana we. Yesu arambwira ngo reba. Bakomeje barinjira, binjirana n'ubundi ya mitaka barayicarana. Yego. Ariko urusengero binjiyemo, intebe bari bicayeho zari intebe zirigita. Mana itunganye. Zirigita. Ariko ahari gise hakahita haza icyondo kimeze nka kiri ingurube zivurugutamo. Mana we. Kandi ni mu rusengero. Mbona haje, nabonaga ari urutonde rw'abapasiteri, harimo abashinwa, harimo abanyarwanda, harimo abagande, buri wese yazaga avuga ururimi rwe.
bose bari bicaye kuri urwo ruhimbi muri urwo rusengero. Noneho ku ruhimbi aho bari bicaye imbere hari umugina w'umuswa, umugina w'umuswa munini cyane. Ninkubwira urusengero nturebe urwo usanze winjiramo cyangwa se urwuzi, ndabonaga ari urusengero runini kuko aha akabaye nk'igisenge, inyenyeri wazikoraho gutya. Urusengero isi idafite runini cyane, rurimo abantu benshi. Noneho mbona uwo muswa uri imbere y'abashumba, ku mpande nkahabona amakorari menshi ari mu kuririmba, ariko ntungurwa no kubona muri izo korari ziri mu kuririmba harimo abatinganyi benshi n'ibitambaro bakazunguza amabendera. Ntungurwa no kubona baririmba indirimbo z'amazamuka, mbona bari kuririmbana n'abahanzi ba gospel. Noneho izo ndirimbo bo baririmbaga zabyibushywaga, zagendaga zikata zibyibushya imiswa iri muri wa mugina. Imiswa yahitaga ibyibuha, ibyo bihishijwe n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Ayiwe data, Imana imfashe ibi bintu mu byumve. Bo baririmbye, baririmbye ukabona barazunguza amabendera y'abatinganyi. ayiwe data we. Noneho baba pasiteri na babashumba nabonaga, ukabona buri wese akoze mu mufuka w'ibumoso asohoyemo uduti tubiri, utwo duti akajya dukomanya gutyo. Aho gukoma amashyi bagakomesha uduti. Noneho za ndirimbo bari kuririmba zikagenda zikahita zibyibushya ya miswa. Noneho uko wa muswa ubyibuha, ukabona babandi bicaye mu ntebe n'imitaka itobotse, intebe ziri kugenda zika zimanuka. Yesu arambwira ngo itegereze, nditegereza. Arambaza ngo bariya abantu bakwiriye iki? Ndamubwira ngo ntabwo mbizi mwami wanjye, biriya bintu ni wowe ubizi. Akanwa kanjye ntabwo kahangara kugira icyo kavuga kuri bariya bantu. Ambwira inshuro 3, arambwira ngo atura, ngo uvuga ngo uhaye uburenganzira bwo kuvuga. Nafashwe n'ifuhe, ndamubwira nti bariya abantu bakeneye imbabazi. Arambwira ngo imbabazi bazitaye mu nzira. Bazitaye mu nzira? Imbabazi bazitaye mu nzira. Ngo kandi nabo bagannye ngo babahobere babakureho imbabazi, nabo ntabwo bazibahaye. Ngo kubera yuko amaboko yabo arahinnye, ngo kandi nta kindi cyayahinije, nuko nkibahamagara bankoreye igihe gitoya basubira inyuma, ngo none ikibicaje hariya ntabwo ari imbaraga z'umwuka wera, ngo burutse uzireba ikigiye kubabaho. Nagiye kubona mbona Imana mu bushobozi bwayo, nabonye ikiganza, sinayibonye yose, nabonye ikiganza cyayo gihindukiza izuba. Izuba riraza rya hejuru ya rwa rusengero. Rwa rusengero rudasakaye, izuba hafi aho. Ni ukuvuga izuba ryaje rihagarara hejuru y'urusengero. Noneho ukabona abantu babaye urabona utubuto tw'igipapayi tw'umukara. Turiya tubuto niko bahitaga bangana, ariko bagakomeza bagashya. Ngiye kubona mbona haje ikintu kimeze nk'ikirahure kinini kirimo umwuka, bamera nk'abantu bagiye mu kintu cy'ikirahure. Noneho umuriro, aho binjiye umuriro uba mwinshi, noneho ntubone babandi bashya n'imiswa n'ibiki, ntubibone, ukabona n'ivu riri kwikaraga mu muriro. Tabara abantu bawe Mana. Ukumva amajwi ataka cyane, barataka cyane, baravuga ngo turahiye turakongotse, ariko iyo tubimenya tugakorera Imana by'ukuri. Yesu arambwira ngo genda ubwire abantu banjye
babe maso kuko binjiye mu minsi y'imbeho. Umuntu wese utifubitse imbeho iramuhitana. Icyo nakibonye. Icya kabiri nabonye ibisiga. Ibisiga byagurutse biva mu misozi. Ibisiga byari bifite inkota mu ntoki. Ibisiga byagendaga bigahagarara ku muntu, kikamwogosha umusatsi, cyarangiza kikamukuramo amaso. Noneho uko abantu babaye benshi mu nzira, abantu barayoba kubera ntibabona. Hari abo nabonye baguye mu myobo, hari abaguye mu matuwarete. Ariko ikintu cyantangaje ni uko ababyeyi bari bahetse impinja, bari bahetse abana. Icyo gisiga ntabwo cyabakozeho. Ababyeyi bari bahetse abana. Nabonye ababyeyi cyangwa se ubita abantu bari bahetse abana, bajishe, bafite imitaka, bambaye bikwije. Ntabwo ibyo bisiga byabagezeho. Saka, wabwira abadukurikiye, umuntu ashobora kubyumva akavuga ati guhera ubu ngubu umwana wanjye sindaza kujya musiga, ndumva ibintu bikaze. Kunda kuvugira mu migani ariko ndumva aho ngaho rwose wasobanurira abantu badukurikiye. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abarungurukiraga mu madirishya bahawe guhuma. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abarinzi b'inzu bahinda umushyitsi kandi intwari zikunama. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo ikibindi kimenekeye ku isoko. Mana we. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo inzira enye zigana ku marembo zose zifunga. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abahetse abana bagiye gukomerezwa amaboko. Igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasiganwa bagiye gusiganwa by'ukuri. Abazaba bambaye bodaboda nizo bazajyana, n'uzaba yaraye ari ibirayi nibyo azajyana. Urukungu rurumye ruraranduwe, rugiye gutwikwa, kandi ruzatwikirwa hagati mu isoko, hagati mu midugararo myinshi. Nta kindi Imana izaba ihoye abantu, ni ibyaha byakozwe n'umuryango wa Isiraheli. Ikirere kigiye gusakuza ikindi kirere kikibaza amazina yacyo, n'ubutaka bugiye kubaza amazina ubundi butaka bugenzi bwabwo. Amabuye agiye kwihakana ayandi mabuye, n'ibiti bigiye kwihakana ibiti bigenzi byabyo. Kandi imfatiro abantu bari bishingikirije inyinshi ziriwe n'umuswa. Abantu bagiye kuririmbishwa indirimbo z'agahinda batigeze batekereza mu buzima. Abazarokoka bazabwira abandi ko hari Imana igira neza, ko kandi hari Imana igira neza. Yesu niko arakomeza arandika. Yesu aravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete, abo nibo bazambona. Yohana aravuga ngo uwo twumvise uhereye mbere na mbere, uwo twitegereje n'amaso yacu,
kandi intoki zacu zikamukoraho. Uwo niwe jambo ry'ubugingo. Petero nawe aravuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe riruta gukomera, ngo muzaba mugize neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima. Amen. Mbere na mbere uyu Kristo yari ariho, yabanye n'Imana, ahorana n'Imana. Ibyo turebesha amaso byose niwe wabiremye. Yaje mu isi, ab'isi ntibabimenya, aza mu bye, abe ntibamwemera, ngo cyakora bamwemeye bakizera izina rye, abo yabahaye ubutware, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyi ndi message nabonye ni abantu bari mu mirima bari gusarura, ariko ukabona umuntu ari gusarura soya, agasaru ukabona ni soya, ariko soya yageza mu mufuka igahinduka amahurunguru, amahurunguru y'ihene. Imirima mwateye, ibiti byose data atateye aje kubirandura muri iyo mirima mwishingikirije. Iyo niyo message nari ifite. Imana iduhana umugisha. Imana yo mu ijuru niguha umugisha. Zaka wanuye ubuhanuzi buteye ubwoba, ngiye ngize ubwoba. Oya nta bwoba. Ngiye ngize ubwoba, ariko Imana data wa twese, umuntu wese uyishingikirijeho by'ukuri ntacyo azatwarwa n'inkubi y'umuyaga. Imana yo mu ijuru nishimwe. Amen. Hanyuma rero reka ndumva nubwo twasoreza ahangaha, icyo Imana yagambiriye kuri twebwe cyangwa se no kubadukurikiye, ibi birabaye. Zakayi murakoze cyane. Murakoze namwe. Imana yo mu ijuru izongera bashoboze, tuzongera tubatumire. Reka nsabire umugisha abantu mu isengesho, abajya bankurikira ngira cano yitwa Zaburi y'Urwibutso. Imana ibaho umugisha. Sengera ibyifuzo kwa gatandatu kuri telefone. Imana iduhana umugisha. 0780 5 746 uri data wa twese mwiza, uri umwami w'amahoro. Iyi message yawe uyiherekeze. Amen. Ivuye ahera ikomeze igere no mu mitima y'abawe, kandi bibe ikimenyetso cy'ibyiza ku bwoko bwawe. Amen.